gishya dukwiriye kumenya ko mu by'ukuri kitanigezeho amateka y'igihugu cyacu, ariko ubu ngubu ni imikorere yahawe intego. Muti twabigenza dute, twabikora dute? Mufite ingamba ki? Ingamba turazifite, ariko aho dutangirira ni muri mwe, kubera ko ubutegetsi bamwe muri twe nibwo butuma ngo buze guhemukire abanyarwanda bagenzi babo. Murabizi neza, nta bandi Kagame yatuma uretse abanyarwanda. Icyangombwa rero ni uko mukwiriye kubera amaso n'amatwi y'iyi revolution iyo turimo. Muri community aho mutuye, aho mujya gukora, mukwiriye kuba amaso n'amaguru n'amatwi y'iyi mpinduramatwara yo turimo. Icya kabiri, ariko mukirinda ibyo kugenda wenda mushaka kubeshyera umuntu ngo kanaka ngo yavuye i Kigali, ngo kanaka yavuganye n'uwo Kigali, kuko twese turabavandimwe, igihugu cyacu ni gitoya. Nta kuntu abantu abavandimwe batazavugana na bene wabo mu Rwanda. Kandi gukorera leta y'i Kigali ntabwo ari icyaha, nk'uko uwavuga ngo gukorera leta ya Merende ngo byari icyaha, cyangwa se gukorera leta ya MDF Parliament ngo byari icyaha. Gukorera leta ntabwo ari icyaha, ahubwo gukoreshwa ibyaha na leta nicyo cyaha. Kandi umuntu ajya amenya ngo icyaha n'ubuzima gatozi, uramutse ugikoze ingaruka niwe zizabarwaho. Ibyo nibyo dukangurira abantu bose, ariko bigomba gutangira muri twebwe. Naho ubundi tuvugana n'inzego z'umutekano, namwe mugomba kubidufashamo ku rwego rwacu. Tuvugana na za leta, Abanyamerika, Abongereza. Musoni yahoze ababwira ko yakirijwe na leta y'Ubwongereza. Inahangaha baba babizi, iyo bitaza kuba leta y'Ububiligi, izi bibazo byacu ntabwo nagakandagiye no muri iki gihugu. Murabizi kuko Kagame kera yagiye yankatiraga 24 n'abandi, ubwo yohereje za manda mu bihugu byose, ariko ibyo ngibyo ntabwo bitubuza kugenda. Ibyo ni ukuvuga ngo muri izo nzego zishinzwe umutekano kuri uru rwego rwa leta, tuvugana n'izo za leta kugira ngo zimenye icyo kibazo abanyarwanda bafite. Kandi iyo tuganiriye nabo, murebe ko ibintu by'u Rwanda bimaze guhinduka, ingoma ya Kagame igeze aharindimuka. Nta muntu n'umwe muri izo za leta uduhakanya ngo Kagame ntabwo ari umwicanyi. Yewe na Kagame ubwe muzamwumve, ubwo wenda azakurikirana iki kiganiro cyo dufite uyu munsi. Ubwo nawe tuba tumutumaho, niba hari n'intore hano wenda ubwo yakwandika note neza ikazohereza iyo raporo. Ntabwo Kagame na rimwe yari yahakana. Niba hari umuntu ubifite azabibwe, ntabwo ajya ahakana ati ntabwo ndi umwicanyi. No, kuki? Kuko rimwe na rimwe ngira ngo bimutera ishema, kuko aricyo kintu azamukiraho, gukoresha iterabwoba mu Banyarwanda, mu ngabo z'igihugu, muri FPR, muri leta. Abagamenyere yuko Kagame ntawe umuvuga, iyo umuvuze akumena umutwe. Naho mu manama twagiraga y'aba-ofisiye n'iki byose, abavuga ati uzampakanya nzamukandagira ngo nk'ikamyo ikandagiye igikeri kuri kamera. Ntabwo ajyakana ko afite ubwicanyi. N'abanyamahanga rero tuvugana bose muri za leta ntawukana ko Kagame n'agatsiko ke ari abantu b'abicanyi. Ahubwo ikibazo baba bafite ni nk'icyo mwabashije, no kuvuga ngo ese bizarangira bite? Bizarangira mu nzira y'amahoro, cyangwa se bizarangira u Rwanda rwongeye kumena amaraso? Icyo rero nagira ngo mbizeze yuko